arakoze cyane Eric Ndagijimana ku cyegeranyo cyiza rwose yadukoreye yatunganyirije mwebwe abareyo kirimo byinshi abayobozi ba Rayon Sport abafana ba Rayon Sport n'ibindi byinshi cyane hanyuma Rigani Samir ndetse na Nepo ndifuza ko tuzoganira Rayon Sport mu buryo bw'ibice bine igice cya mbere ni hanze y'ikibuga ndavuga ibyaranze abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport muri Isekafa Kagame Cup hanyuma tuze kujya ku byaranze Rayon Sport mu bakinnyi mu kibuga muri Isekafa Kagame Cup ndetse no ku mukino wa nyuma hanyuma ndifuza ko tuze no kuvuga ku the way forward ku hazaza ha Rayon Sport igiye kwinjiramo muri mwaka w'imikino hanyuma dusoreze kuri reaction z'imiyoborere mu nzego zitandukanye z'igihugu cyacu nabonye ama reaction menshi cyane y'abaministiri y'abayobozi batandukanye mu nzego za leta nazo ntago tuza kuzirenza ingohe ubutumwa message motivation nibyo byakurikiye intsinzi ikipe ya Rayon Sport numva ne tubiganira neza ibyo bintu byose uko mbivuze uko ari bine biraza kuba bihagije kandi abareyo nabo banyuzwe munyemerere rero twahera mu gice cy'imifanire kiza kutwinjiza mu gice cyo mu kibuga mpere kuri Samir abareyo kuva Isekafa yatangira n'abareyo bitwaye gute kugeza ku munsi wa nyuma ejo buza stade Amahoro babikoze ngira ngo niba nibuka neza ni bwa kabiri kuvira stade yakubakwa yavugururwa aba bareyo n'ubundi navuga ari bo bahinduye imifanire yo muri uru Rwanda usanga ibintu byinshi byo ku kibuga yaba imyinjirize kuri stade yaba ibijyanye n'imifanire usanga aribo batanga umurongo kuko genza umupira wo mu Rwanda kwinjira ari senyisa abareyo barawuzamura bageza ku gihumbi bati igihumbi wapi muri za 2018 ikipe yabo iri gutsinda ijya no mu matsinda bati oya barazamuka bajya kuri 2 kugeza ubu ngubu bageze ku 300 ahamake ku ikipe ya Rayon Sport ubona ko ni ikintu bagiye bahindura noneho hakaza igihe cya 2016 18 gutyo Rayon Sport itangiye gukomera haza amafani club za ma generation izi za Gikundiro Forever n'izindi fani club zaje gufatiraho nyuma yaho bigasa nkaho bibaye ikintu gikwiriye mu mupira w'amaguru hose ibijyanye no kugura ingoma kwambara imyenda isa ku bafana nubwo ama equipe atari yagatangiye gucuruza jazz usanga abareyo baragiye bazana iyo initiative yo kuzana yo kugura imyenda ya fan club yanditseho amazina ya fan club ibirango bya fan club ndetse n'ibirango bya equipe yabo muri rusange bakagira ikintu cyo kwishyira hamwe bagapangira ibintu byabo hamwe naho batekereza utwo dushya twose dushobora kuba twaza mu mifanire Rayon Sport y'uyu mwaka ntekereza ko bitewe n'ukuntu yabitabye guhera kuri Rayon de navuga ko ariyo isa nkaho yakanguye abareyo n'abantu barebaga equipe yabo bakareba abakinnyi basohotsemo bakareba impinduka zibaye urabizi batangiye bavuga ngo equipe gizo imifungo n'abayobozi bagasobanura bati nibyo turi mu mushinga w'igihe kirekire hakaza ijambo rivango direct technique ngo yemeje uyu bamwe batumva ukuntu abakinnyi bakomeye nka ba Yusudian bayemera n'abandi bakomeye bagiye basohoka muri Rayon Sport bisa nkaho ubundi byatangiye muri sezo ijya kurangira batsinda Kiyovu bagakonfirma gusohoka ariko navanga umukino batsinzemo Gor Mahia ni usanga wakanguye abantu bose arashize igihe kinini badatsinda Rayon de batsinda Gor Mahia ndetse banabona bamwe mu bakinnyi beza babo baguze kuko Rayon Sport isoko ryayo ry'uno mwaka navyo navaka ari kimwe mu bintu bitumye n'abafana bagaruka ku kibuga kuko bagiye bagura amazina y'abakinnyi bazwi nk'uyu Atiso uhora murebaga no kumahora yambaga ugasanga no umukinnyi wagiye muri Benin abo watsinze ibitego byinshi wareba Issa Jigiba meilleur joueur wa championnat ya Mali ukareba amazina y'abakinnyi batandukanye bagiye bagurwa muri equipe yabo bazwi noneho na performance bagize kuri Rayon Day isa nka ikanguye abareyo birabakundira muri stade Amahoro batsinda ikipe ya KVZ bakomerezaho no kuri match ya Taska bisa nkaho iyo abareyo bari gutsinda hari abareyo tuzi batajya bava kuri equipe yabo biganje baba mu mafani club kandi baba mu mafani club bure ntabwo ari bo benshi ko abareyo baba muri fan club ntabwo na kimwe cya 10 cy'abareyo bose mu gihugu ariko bari yabo batanga ritime kuko nibo bagira ingoma nibo bakora iyo mobilisation kujya kuri stade
ababa muri fan club ari jabwira inshuti ye bakorana mu kazi ngwino tujyane kureba match na babandi baje kureba match badafite fan club barimo bikundira ambiance bakajya inyuma yandi bari kuvuza ingoma batera za ndirimbo n'abandi bakikiriza ugiye ubona nko muri stade rukunire Rayon Sport baba yatatse ukabona wa undi wakagoma atangiye kuzamura amashyi y'abareyo bambara imyenda y'umweru itoroshi sinzi kuririmba n'ibindi bitandukanye ni nk'abanimateri kuko rega n'andi ma equipe ntabwo abantu bose baba mu bayiritra ba Paris Saint-Germain ntabwo abantu bose baba muri ya yero wall ya Borussia Dortmund ko Dortmund ifite stade ya 75 birenga niba atari 80 ariko igice cy'abafana twita ngo ni babandi baba die harders ba equipe ya Dortmund usanga ari 25 hari igice kitabamo intebe bahagarara gusa ari nayo bita ngo ni yororo ngo ni inyanja ngo ni urukuta rw'umuhondo cyangwa bakanayita inyanja y'umuhondo bitewe nuko stade ya Dortmund yambara umuhondo usanga iyo bose baje bambaye imihondo baba bavuga ngo ni nk'inyanja y'umuhondo ikintu cyo kuba abantu baba muri za fan club zitandukanye tutarondora ama generation za Gikundiro Forever ijwi ry'abareyo n'izindi fan club zitandukanye zirimo hariya batanga ritime abo bahora kuri stade ariko hari undi mureyo utega kavinya magabe akaza kureba Rayon kwako yumvise kuri radio uyu munsi yatsinze match ebyiri kwako yumvise ko bavuze ko Isa Jigibaru umukinyi w'igitangaza kwako bavuze ko Atiso ari gutsinda buri match akavinya magabe akavatire kanje kwirebera kwagasanzwe akunda Rayon bikorwa n'izi fan club navuga ngo zisa nkaho zibimazemo igihe nibyo bari bamaze imyaka myinshi batagira ibyishimo bisendereye kuri uru rwego ariko na 2018 bajya kujya mu matsinda bisa nkaho byatangiye ari ibintu bigenda etape par etape 2016 batwaye igikombe cy'igihugu niba nibuka batsindamo umukiye bitego 4 2017 batwara champion 2018 bajya mu matsinda 2019 batwara indi champion nayo baheruka imifanire ubundi nava ko yakuze neza muri ya myaka nk'ine Rayon Sport yagize guhera kubaka ihereye ku bana bisonga n'abazaseki kabubaka ba Jaberi nabandi kagenda yongeramo ba Piero bagenda hakaza na ba Karebu n'abandi batandukanye bagenda bazamukana ariko icyo navuga ku mifanire ya Rayon aba bantu baba mu mafani club nibo bamobiliza abandi bareyo bari inyuma ku buryo nibyo bakoze muri stade abandi bafana baje bataba mu mafani club babagenderaho akaba ari n'ikintu gikomeye cyane ikipe Rayon Sport yihariye kuko niyo ekipe tuzigira fan club zitajya zigira on and off kwa ngo ari ukuntu izindi ekipe zigira igihe tubade nk'urugero Kiyovu Sport igihe cya Juvenal cyagiye Kiyovu Sport yabagiye kabiri nibwo twabonye za Green Brigade na zande ziherekeza ekipe amabisi 10 n'abagiye Musanze gukina ariko ikipe ya switchinga off kabona nabo baragiye barabuze wenda nka Green Brigade ifite urubyiruko rukunda kuba ruhari kuri stade ariko izindi fan club bona ukuntu zigenda zigaje n'abayovu ntibaza ariko abareyo kuba bafite fan club kuba bafite ubuyobozi na coordinateur ubishinzwe ba Matich bashinzwe kuba ba coordonate ibyo byose ni kimwe mu bintu bihaye Rayon Sport kuba yakuza stade amahoro kwako iyo mobilisation irakorwa ndetse bikanakubitiraho n'insinzi bari kugira hanyuma n'amafoto meza za kuri stade bakoma amashyi baririmba indirimbo bigasa nkaho bikure na babandi bo mu ntara bataba muri fan club cyangwa n'abandi bayobozi cyangwa n'abakozi bakora akazi kabo ka buri munsi badasanzwe bajya kuri stade mu buryo bwisubiramo bakaza ko bakuruwe n'icyo babonye kuri stade nashimira cyane ngiye ku bwanjye ama fan club babandi bahora kuri stade batanga iyo ritime Rigani usibye RBA televiziyo y'u Rwanda yerekanye imikino ariko hari igitangazamakuru cya Azam cyerekanye iyi mikino kuko cyari gifite n'uburenganzira bwa Sekafa ndetse na RBA za kwiyongeramo cyo cyanatangaje yuko mu byukuri kizakora rimwe documentaire ivuga ku bafana ba Rayon Sport kuko ngo cyatunguwe no kubona imyitwarire y'abafana ba Rayon Sport uburyo bafana no kuzana indi mifanire mishyashya yiyongeremo muri yisanzwe ihari y'amashyi ariko nubwo bari bafite amashyi bafite n'uburyo bayazanye mu buryo buvuguruye bicaye bahaguruka bakicara bagahaguruka ibyo byose wabibonye gute nka Rigani nk'umuntu ukurikirana akenshi Rayon Sport ndetse n'abafana ba Rayon Sport abafana ba Rayon Sport barakwereka iki mu gihe ikipe ya Rayon Sport yakomeza kwitwara neza muri uyu mwaka w'imikino abafana ba Rayon nuko bashimira icyambere nuko
bahesheje ishema igihugu cyacu, igihugu cyabo u Rwanda, bitabiriye imikino ya Sekafa Kagame Cup ku bwinshi. Nta match nimwe ya Rayon nimwe batuzuzaga aho babaga bakiniye. Icyo rero ni kiza kuba mu by'ukuri barabashije gutuma stade zitambara ubusa, kuko akenshi hari igihe abantu baba bafite imikino aribo bayakiriye, ariko mu bindi bihugu bakibaza batari ko bari abantu bakunda umupira. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri tubashimira ni ikijyanye n'imifanire wakigarutseho. Abareyo bazi gufana rwose, ntabwo bajya biyita ngo ni nk'ingingwa, wa mugani ntawe ubinginga. Sinzi aho bakorera amarepetisiyo, sinzi uko babiganira. Bagira n'abashyushya rugamba babo babafasha mu kubyanima, ba Faustin, ba Wasiri, bari aba MC ba Rayon Sport, ariko akiyongeramo ubwo n'abari abasanzwe n'ubundi ari abanimateri mu bafana imbere, abavuza ingoma n'utundi dukoryo bagenda bazana. Ubona ko ni ibintu baba baziranyeho, uburyo bwabo bwo guhaguruka, uburyo bwabo bwo gukoma amashyi, uburyo bwabo bwo kuririmba. Ni byiza cyane, ubona ko bishimishije. Ikindi ni abantu batanga show na nyuma rwose, ubona ko uburyo bakora karasisi nka gutya batemberaga, nagiye mbona n'amavideo mu ntara nabwo byabaye uburyohe. Bari ku mamoto, bari mu modoka bagenda bavuza amahoni, bacanye amatara, nabyo byongera gushimangira cyangwa bikanagaragariza na wa muntu udakunda umupira ko umupira ari ikintu kidasanzwe. Biranumvikana rero yuko nyuma yabwo nabwo bigira icyo bifasha muri circulation y'amafaranga, bikagira icyo bifasha mu bukungu bw'igihugu. Samiri yatangiye bikomozaho, bakagenda bakanizihirwa, bakisengerera ko kunywa. Tukabasaba ko bazajya bakanywa mu rugero, ariko bakananywa kemewe, cyangwa se akujuje ubuziranenge. Ibindi rwose iyo umuntu yishimye nicyo umupira umaze, agomba nyine kubiserebura. Muri Sekafa navuga yuko nabaha amanota nka 96%. Uti ayane nayasigira iki? Rimwe na rimwe hari igihe bake muri bo, kuko abenshi baba babikoze neza, wenda baryoherwaga cyane bagashaka kurengera. Hari nk'igihe batsinze Nyamirambo bajya hariya kwa Kadafi basa n'abafunze umuhanda rwose, imodoka zizamuka n'izimanuka bigasa n'ibyanze, bisaba polisi kuza ari benshi kugira bamwe banava no mu mujyi kugira ngo baze kureba ukuntu bashaka inzira z'imodoka. Nubwo twakwishima, ariko ntibigomba kubangamira urugendo n'uruza rw'ibinyabiziga, cyangwa se ngo duha akazi kenshi umutekano. Burya nabyo ntabwo ari byiza ruvuyanga, nk'ako butanu ukugakosora. Ibindi nge navuga ngo mwaduhaye show, ubu ni muri weekend, mwicare mwigurira ko kunywa, ibintu bigende neza. Gusa bamwe mu bayobozi ba Rayon n'ubundi banavuga ko ikindi kintu wenda kitabashimishije, nubwo abafana bo nyine ari abafana, ngo ni ukuba baririmba mu keba cyane. Bati yasoza match kabaririmbye APR, bati wagikona we, bo bakavuga batoya, twe dufite ikipe ikomeye, niba focusinge kuri Murera yacu rakomeye, dufite indirimbo nziza zisingiza Rayon, nta mpamvu yo muri Sekafa APR yagarutsemo kenshi. Ariko nje navuga kuri iyo ngingo n'umvishe abafana ba APR batabyishimira, kubera yuko ngo harimo ngo niba ari ibinava ngo ni ibitutsi, niba ni igisa n'igitutsi, ngo aho baririmba ngo ngaho ni waba ugiye wari ruvumwe. Makifu ari ibyo basifuza uragora, abafana bo babifata nk'abapere babifata nko gutukwa. Mbo nje mbyumva nkaho ari n'ubukeba, bukeba bashatse bakareka bakiririmbira izabo, bafite izabo nyinshi kandi nziza, nta mpamvu yo gushyira amako. Ariko bitaza gusa naho icyari cyo cyabaye ikintu cyaruse ibyiza byabo, kuko nitubitindaho birasa naho ari byo bifite uburemere, kandi n'abantu bakuru babyumvise utwo tubiri two kufungura umuhanda ndetse wenda no kutataka bakeba cyane. Ariko
96% yubakiye kuri ibyo bintu bitatu nyamukuru. Ubwitabire buri hejuru cyane, imifanire iri ku rwego rwo hejuru cyane, ndetse n'ibyishimo bagaragaza nyuma y'umukino. Rwose nta gushidikanya abareyo muri ntingingo. Nge rwose amashyi yanjye murayafite, naremeye. Hari rero bonus nka Radio Rwanda baduhaye, twagiye tubana nabo tukabasaba gucana amatara kugira ngo basunike ikipe yabo, yaba nge na Rugangura, yaba Kwizigera na Rugangura, yaba Samiri na Rugangura, cyangwa naraye Muyanga na mpuye n'umutayikuni bita Bazili, niwe wakiriye Rayon Sport nyuma yo gutwara igikombe. Ubwo rero ubuyobozi bwa Rayon Sport bwari bwantumiye, twahuye nyuma ya match, baba baramvudukanye bati ngwino tujye kukuganuza. Turajyana, ntago nabasuzuguye, turajyana tugera aho ngaho nyine Bazili yakiriye hano i Remera, ruguru ya gare yakiriye abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport n'ubuyobozi bwa Rayon Sport. Hanyuma rero impamvu muvuze nuko wari ukomoje nyine uburyo nyine Radio Rwanda ngo nayo yabafashije mu kwentertaininga abatarabasha kugera ku mastade. Iyo Bazili yagarukagaho, hari umukino yakurikiye kuri radio ngo ari kumwe n'umuyobozi mu nzego za leta, hanyuma barimo kumva Radio Rwanda urimo Mbanza backing Axel kuri match ya Taskara cyangwa ni Jamus, nimwe muri izo ngizo nebyiri nakoze ya Rayon Sport na ahantu wanimye abareyo kuri radio bacana amatara ubanima mujyana ni he. Iya mbere yari yo mu matsinda, match yabo na Taska. Nyamirambo n'abantu bikanze, hari n'indako twakoze mu mahoro. Yego sha kuba ari nebyiri sinyamirambo, we ni Nyamirambo nibyo. Kuko iya Hilali Kwizigera ikozera, ya Hilali ari Hilali nare, ari Hilali na Rayon Sport. Rayon Sport ni ubwo bwanjye busigaye bwibagiwe. Bana ni Kwizigera, zombi ningi Kwizigera ntago yarahari. Iya Taska ni ya Hilali. Izo zombi nizo nakoze. Ndetse nibuka nizo noye. Ya Taska ni za Hilali nizo nakoze. Gusa wenda icyo nashaka kuvuga ni Bazili yambwiye ati na Rugani yaranshimishije ati mbura nimero ze rwose ngo mbanze muganuze. Nimero zanjye ariko wari uzifite. Aya ni amakosa Samiri, nge narakubwiye nti ngemba mu bana. Nose nimero yanjye ko wari uyifite. Uri kumwe n'umutayikuru. Wasanga umukire ari buze kugupfumbatira. Umukire yambwiye ngo ahubwo nze kuguha nimero ze. Uze kumuhamagara ngo muvugane. Byo nanone byaba byiswe yuko ari bya bindi abara bajya ngo no gupeta. Abara bagira agatereme ka Rwarutabura. Rwarutabura nyura ku bakire bose umunsi. Anyway, nagaciye muri brage. Nagaciye muri brage ariko mu byukuri bitwaye neza. Bifuza ngo yuko nyine kuri radio abafana ba Rayon Sport batageze kuri stade ngo Radio Rwanda yabigize mu ruhare kugira ngo n'abarimo kuyumva baryoherwe. Bararyohewe, nicyo Bazili ashaka mu bushobozi bwacu. Twese nka team, twese buriya n'utakoze Ntugiye ngo Samiri wanarizaga match yabo buriya ntaba afite imbaraga yakoresheje, uburyo yateguye nepo ubunyuramo mu busesenguzi muri half time. Twese twakoze ibishoboka, twese nka team. Natwe Sekafa natwe yaraturyoheye, donc batworohereje akazi, if I may say. Abareyo twakoranye neza. Buriya hari abantu mujyana mu kintu ukabona ko nabo bahari. Cyari cyifuzo navuga ngo cy'igihugu, nta nubwo cyari cya Radio Rwanda gusa, ko nitajya muri Rayon ijye muri APR. Cyari cyifuzo cyuko Sekafa igomba gusigara mu Rwanda, kandi abareyo batumva ko cyari ikintu gito, kuko no kuri CDS kandi ari mu bayobozi ba APR cyari cyo cyifuzo isigare mu Rwanda. Abayobozi bose ugiye kugaruka reaction zabo, icyifuzo cyari icyo. Nta buryo Sekafa yabera mu Rwanda iterwa inkunga n'umukuru w'igihugu cyacu nyakwa President Paul Kagame ngo twumve none ko abaje batugana, abaje kuyikinira hano mu gihugu aribo bayitwaye. Navuga nti rero mu magambo magufi, felicitation kuri Rayon Sport muri rusange, mwahesheje ishema igihugu, twese rero twabyishimiye. Nepo twinjize mu kibuga, ubanze tubwire 11 mu by'ukuri bari babanjemo, noneho tujya mu kibuga turebera hamwe imikinire. Hari ingingo match approach yakoze kugira ngo yegukane iki gikombe. Urakoze cyane, reka duhere mu kibuga nkuko bigaruka, kuko
ntiwasesengura umukino utabanje kubwira abantu 11 babanjemo cyangwa se ekipe zakoreshejwe muri rusange. Uhereye ku ikipe ya Rayon Sport mwizamu bari afite umusore Dande Junior, mu gihe rero iburyo kuri kabiri bari bafite kapiteni Nshimiyimana Emmanuel Kabang, kuri gatatu bari bafite Eri Ganijuru, mu gihe mu mutima wa defense bari bafite Charles Chuplau ndetse na mugenzi we Nshuti Didier. Hagati mu kibuga hari Ibrahim Mansour Jingale ari kumwe na Muderi Akbar, imbere yabo hari Isa Jigwiban, uruhande rumwe Antonio Atiso Kojo Kosivi ndetse urundi ruhande Iradukunda Eri Tatu. Kameni Elmani Junior yataka nka nimero 9. Ikipe ya Gor Mahia mwizamu arafite Brian Omondi Odhiambo, mu gihe kuri kabiri ni Paul Ochuoga, gatatu uyu musore witwa Daniel Sakali Macheso, mu mutima wa defense hari Mike Evans Kibwage ndetse na Frank Onyango Odhiambo. Hagati mu kibuga hari abasore babiri, nimero 6 Ebenezer Auckland akina ringaniye n'umusore yitwa Alpha Chris Onyango. Imbere yabo hari umusore witwa Enoke Mumanyi Machaka. Mu gihe rero ku ruhande rumwe hari nimero 7 Sharifu Sabuni Silengo, urundi ruhande nimero 11 umunyagana Ebenezer Boadi Adukwa. Mu gihe rero nk'umwataka yari Paul Okoti Odhiambo, uyu musore warambaye nimero 29. Systeme y'umutoza Charles Kwablan Akono yari systeme ya 4-2-3-1. Ku ruhande rwa Rayon Sport nayo yari systeme isa, bavuga ko ari 4-2-3-1, nako 4-2-3-1 ariko ishobora guhinduka 4-3-3. Biranyinjiza ku magambo twagarutseho turi mu kiganiro ku munsi w'ejo kuwa gatanu mbere y'umukino. Uwitwara ingingo Francis Christian tuganira, twakinnye ijwi rye, yaravuze ngo tugiye gukina n'ikipe dukina ibintu bisa, tugiye gukina n'ikipe duhuje uburyo bw'imikinire. Yaratwerekaga ko biza gusa nkaho match iri bunagorane, yatubwiraga ko match itari bworoye. Murabyuka ko mu kiganiro n'itangazamakuru abantu abanyamakuru baramubajije kuri cya kintu cy'uburyo abareyo kuri Gor Mahia nari Hilali bari nyuma ya Gor Mahia bifuza ko ari yiza. Wavuga ko ku cyifuzo cye nk'umutoza na staff bakifuje ubwo ari Hilali paraporo ya Gor Mahia. Cyo gihe abantu baratungurwa. Anongeraho nyina ko kantu k'imikinire isa, nunabireba neza no muri systeme birasa. Kuri iyi mikinire twavugaga mu buryo bwa formation, wenda iyo bigeze muri animation buri wese yanema ibitandukanye bigendanye n'umukino ukuri kugenda. Ariko ubwo narimbanje kukanyuzaho uruvuyanga kugira ngo abantu bumve n'icyo kintu umutoza yavugaga. Hari ingingo Francis Christian kuri aya ekipe yombi. Urakoze cyane Samir. Match igitangira hari ingingo yerekanaga ko arimo gukina iyi imikino yari imeze gute, game approach hari ingingo mu minota 45 n'ice cya mbere ariyo twinjiramo. Ni Rayon Sport yaje mu kibuga ubona arimo gukina gute contre Gor Mahia. Ekipe ya Rayon Sport nk'ibisanzwe irabanza ikakureka, ikabanza ikareba ibitekerezo uzanye mu mukino, hanyuma ikaza gukoresha aho ibona nyine utangiye kugira intege nke, kuko ari ingingo turebye imikino yose akiye muri Sekafa yabanje kurekera ama ekipe umupira. Abantu benshi nko kuri Jamusi banagize n'ubwoba kwera iminota 15 ya mbere uburyo Jamusi yakinaga bona iri kugera imbere y'izamu cyane. Abantu bakibaza ati se ikipe ya Rayon Sport none igiye kuvamo itageze no ku mukino wa nyuma. No ku munsi w'ejo niko byari bimeze, wabonaga mediane basa nkaho bayiretse, ahubwo bagakora pressing ku muntu ufite baro, ubundi bakwambura umupira bakawuransa bagakoresha uburebure bwa kameni. Nko mu gice cya mbere wabona ko ikipe ya Gor iri kurekipera umupira, wareba hagati distance iri hagati y'abakinnyi b'imbere ba Rayon Sport cyane cyane Kameni na Tiso, ukareba harimo espace zigaragarira mu kibuga buri umwe wese kugera kuri defense, ubundi bagafungira muri defense bagakinisha impande nkuko basanzwe babikora. Ubundi bakaba bashakisha imipira y'imitwe barigendeye kuri Kameni uburebure afite ndetse no guhagarara neza kwa Tiso. Ntekereza ko ikipe ya Gor Mahia ku munsi w'ejo yabyize bifatika, yize neza kubijyanye na muvoma za Tiso. Ubona ko ku munsi w'ejo n'umwe mu bakinnyi bari bamaritswe n'abakinnyi no mu buryo bwo kumwima gukina
wanareba ku bijyanye na Rayon Sport ku bijyanye no gukontrola umupira wabona ko Jingare atabaye wa Jingare wundi kuko bisa nkaho bari bafite konsinye zindi zitandukanye zo gusa nkaho batagenda imbere cyane ubundi bagakina imipira mu mpande ari nabyo byaje no gutanga n'umusoro kuko niureba nko igitego cya mbere cyo ku munota wa 29 Kameni yagarutse inyuma umupira bari banaze arawakira ku gituza awukina na Kabange ahita ajya muri box Kabanga ahindura umupira batsinda kuri poto ya mbere ni konsinye zivuga ngo reka tubanze tuyireke tugume inyuma hanyuma twende dukina umupira tuwukine ku mpande kandi nekereza ko byanagenze neza mu gice cya mbere akana kongera wenda kuri iyo mikinire Samira garutse ku kintu cyo kuba ama equipe ya Rayon Sport igutegereza ni na kimwe mu bintu ama equipe ahuriyeho kuko na Gor Mahia kuri Charles Akono no mu mikinire muri 11 apanga hari ibyo ari yakoze tubona ko nawe ari umugabo wubakiye kuri Mediane ejo turi mu kiganiro nibwo navuze ngo uyu mukino uraza kubakira kuza kuba mwiza kuri Mediane cyangwa se mu mukino hagati bishaka kuza kumufasha no kuba mwiza mu mukino kuko Gor Mahia gukinisha uyu musore twe Benezer Auckland ukina nk'umumiriere récupérateur reka tubyita bakaseri baba kinnyi bakina kuri gatandatu akongeraho Alpha Chris Onyango nawe ukina kuri uwo mwanya wa nimero 6 wabonaga uyu musore Enoke Mumanyi Machaka mu gihe bagiye gusohora umupira wabonaga ari we bubakiyeho nka playmaker wari wanagoye cyane niba mubyibuka no mu gice cya mbere ikipe ya Rayon Sport wabonaga imipira agenda yindura asunika kuri aba basore bo mu mpande ukabona nyine ko ari we muntu utwaye umukino wa Gor Mahia ariko wabaka n'umupira waza gushaka uburyo unyuza hagati ukabona babambye urukuta aya n'abantu wabonaga ko Rayon Sport ikintu cyonyine gishoboka cyangwa se ikintu bagiye bakora byari ukuvuga ngo imipira yacu irasohokera mu mpande niba mwarayibonye ejo ngira ngo na mugenzi wacu kwizigera nayo mbegere bari kogeza babigarutseho bati Jingara ariko ntarinjira muri match abantu babonye Jingara nyine kuri Jamusi bakabana na Jingare wa mbere wabonaga ko ejo byagoranye ko abasore ba Gor Mahia ni beza bafite taye nk'iyawe ariko none bafite n'imbaraga z'umubiri zikuruta ndavuga nk'iza Jingare okay bakagira niba taye n'uburebure hari igihagararo hari n'imbaraga z'umubiri none n'imbaraga z'umubiri aba basore aba Ebenezer Auckland uyu munyagana ndetse na Alpha Chris Onyango umunyakenya ntabwo uri buvuge ngo ari icyo uri bubarusha wabonaga rero kwa kundi bavugaga ngo Rayon Sport iyo bamaze kurekipera buriya mu barekiperateur babiri ni nacyo Samira agarukagaho bafite ukuntu noneho guza kwaho kwamaze kuzamuka hari uburyo umwe yasohokanye umupira undi asigara muri position ariko wabonaga ko iyo bafashe umupira bari gushaka uburyo ituca mu mpande wabonaga n'uyu musore Sajigwiba ari kugaruka cyane kubatwarira umupira paraporo igihe bajyaga bo bawumusangisha byubakiraga ku kirero byubakiraga kuvuga ngo Gor Mahia yabambye urukuta nabi imipira irayitica kwa Sirengo cyangwa se kuri Adukwa uyu munyagana cyangwa se bareba uburyo bawunyuza kuri aba basore baba fullback babo baze guhindura umupira kwa Daniel Sakari cyangwa se Ochoga ari naho niya mwarebirebye ubwo mpita wenda ngusubiza ijambo kuri icyo twavugaga tutararenga icyo cyiciro kugira ngo tugende etape par etape muranabireba no mu mihindurire y'abakinnyi ku mutoza Gor igice cya kabiri kigitangira yahise agabanya abamiriere récupérateur asigamo umwe ahita azana uyu musore wambara nimero 30 Ebenezer Aspoa ahita ajya kuri 442 Diamond cyangwa se bane babiri byahise binabafasha kwita bishyura igitego ubwo naho nge narindi ku cyagiye kiranga igice cya mbere no kuri kwa kugorwa sometimes kwa Gor Mahia na Rayon Sport nabwo wabonaga nyine kwa kundi bidagadura bacenga batanga amapase nabwo byari bihari nkuko byagenze kuri Jamusi kuko ama espace twabonye Rayon Sport yabonaga kuri match ya Jamusi ntago yari ahari ku ikipe kuri Gor Mahia bakinaga ku munsi w'ejo Rigani nicyo nakubaza mu ijoro ryakeye nyine imbaraga za Rayon Sport contre Gor Mahia zari zishingiye kuki zari zubakiye kuki kuko nepa bigarutseho warubwo wasanga nyine physical Gor Mahia iri hejuru ya Rayon Sport muri make Rayon Sport mu gice cya mbere yakihariye igice cya kabiri Gor Mahia irakiharira kuko bose nibwo babonye igitego muri icyo gice mbajya muri Yateye muri Rayon Sport za kubona igice ariko benshi bavuga bati yabonye igitego muri Yateye ariko nta kintu yakinnye kirenze cya Gor Mahia cyo yakinnye nubwo na Gor Mahia itabonye igitego ariko muri Yateye umutima w'abareye wari uri mu bihaha niko nabyita mu by'ukuri Rayon Sport muri ibyo bice bitatu ni Rayon Sport yitwaye gute contre Gor Mahia
iyo tugira amashusho byari kudufasha cyane. Didier adufashe gato tudere ku gitego cya mbere kiba kigaragaza uko ibintu byagenze, ariko ubwo turafasha abantu bari kuri YouTube nabo kuri FM tubasobanurira. Reka dutangirane na action. Ushatse wastopa gato ndagira ngo nkwereke icyo nshaka kuvuga, ubwo bari kuri FM namwe ndabasobanurira. Nango uhereye muri metero 30 ku izamu ry'ikipe ya Gor Mahia, uvuye aho umuzamu wa Gor Mahia ari kugera aho umukinnyi wa Rayon Sport watanze umupira avuyemo igitego yarari. Rayon Sport yari ifitemo abakinnyi 1 2 3 4 5 6. Kuri aba ngaba ni 6 bari muri metero 30 z'izamu ya adversaire. Subira inyuma kuba kuri bane. Baretse gato stop. Baretse gato ya Didier. Ndashaka ko tujyana gahoro mwana wa mama. Kandi ndabizura umuntu wanjye cyane. Rayon ifite abakinnyi 6 ku 9 ba Gor muri metero 30 uvuye ku izamu rya Gor Mahia. Ubundi ibi biba bisobanuye iki iyo bagiye gukora attack imeze gutya. Nango inyuma Rayon Sport ifite abakinnyi 4 which recall the rest defense. Nicyo mu mupira twita defense wasigaje. Ni yabane kuri 6 bagiye gusatira. Yego. Igisobanuro kigufi kirimo. Kirakwemeza ko Rayon Sport yari ifite plan, yari ifite gahunda, yari ifite intego yo kuza ishaka gutangirana igitego. Ibanga currency navuga ngo idovize Rayon Sport yagendeho muri no sekafa yose. Hari ingingo namubyibuka mu kiganiro twakoze kwa 4 tuganira, yarambwiye ngo iteka iyo ubanjwe igitego muri ino mikino ya competition kubera pressure buriya wakibanzwe muri champion kavuga ngo nkigomboye natahana rimwe. Buriya wakibanzwe muri champion kavuga ngo ninsinwa ngawushana 3 mfite uburyo bwo kwiratrapa nzayakurura ku zindi match ziri imbere. Ariko muri knockout kuko ubuzi ko ari ukuvamo, iyo ugikubiswe ujya kuri panic utangira gukina n'amasaha na pro bindi mwapanze gukina ntubikina birakugora. So iyo rero ukubise ikipe igitego yari yo yose we biguhereza umwanya wo gukina ibintu byawe, noneho ukayihereza uko ufite double chance ubango ni mukinyishyura dufite extra time. Noneho iyi surprise goal nkuko yita cyangwa igitego cyo gutungurana, reba ukuntu cyasunikiye Gor Mahia kujya kudefanda. We afite 6 ariko reba ba Gor Mahia twari tumaze kubivuga ni 9 naho base ifite abakinnyi 9. Ese uri kumva ko Rayon Sport abakinnyi ba Gor bose bagarutse kwidefanda? Rayon Sport yo idafite ikibazo cy'abari buze kuyitsinda. Nango niba abantu 9 bari kudefanda muri metero 30 zamu ifite umukinnyi umwe wenyine ari imbere ahagaranye n'abakinnyi hafi 4 bare. Bivuga ko Rayon ifite equilibre, nuko ngo itakaje umupira kudefanda birayorohera kubera yuko nta kibazo ifite cy'abakinnyi ba Gor Mahia basigaye. Okoti yarasigaye hagati kuko ahangare abantu batagaragara n'abaxiare bombi na Ganijuru ndetse na Jingare wasigaye kubera ko modero ubwo yagiye. Now Didier rekura gato ya tugende ko ndashaka ko nabo kuri FM wasobanukirwa tugende tubivuga mu mari. Ushatse wa stopa aho ngaho turagenda tuganira nabo kuri FM. Ahantu duhagarikiye abari kuri FM na ahantu Kabange yaramaze gusiga umukinnyi wari umufashe na adukwa nimero 10. Hari abakinnyi 3 bari mu rubuga rw'amahina. Kabange yegereye aho agiye gukatira umupira yari yarenze hahandi nakwita tuhita muri demi espace mu mupira. Ni hagati y'umurongo uva muri kona na wa murongo winjira mu rubuga rw'amahina ariko turutse ku ruhande. Aho Kabange ne akunda guhindurira imipira. Kabange rwose umwanya yana confirmye nta nibyo kwibaza ubwo kabiri nta cyo kuganira. Ndagira ngo tugaruke kuri ryabanga twaganiriye ubushize. Ikintu cyitwa positioning abakinnyi ba Rayon Sport. Icyo twita premier poto uwegereye Kabange ni Elite 3. Uri kumubona? Uri hagati y'abadefenseri nk'ibisanzwe iteka. Umuremure. Ni muremure gusumba abandi akaba ari Kameni. Junior Kameni. Ari hagati y'abadefenseri babiri. Umwe ari mu bitugu bye undi ari kumureba imbere. Hanyuma hari undi wagiye mu mugongo mu defenseri ku cyo twita deuxième poto cyangwa se icyo twita fa poto. Ati Sokoji kubitego yagiye atsinda. Iki gitego
ntaho gitane n'ibindi rero yatsinze ariko hari ingingo mwibuke kwa kane ikintu yatubwiye naramubwiye nese yari ingingo ko muhora mutsinda imipira ivuye ku ruhande rw'iburyo deuxième poto bizagenda gute arambwira ati ibanga sindi kubwira ariko wemenya ko dufite plan Didier warekura tukajyana ubusanzwe reyere kuri imipira deuxième poto reba noneho ikikwereka ko babikoze babishaka urabona ko Junior Kameni afense abadefanseri aberetse ko agiye kuza kwataka baro aje imbere nkuje kuri premier poto reba Kabange arebye uri Animak Duda afite umuntu Kabange yanyemeje muri ino seka udafite umuntu ni Latito oya uyu wakimye baro ni tatu hano imbere premier poto rero urabona ko ateganye n'ipoto rya mbere kandi nta muntu mufite reba rekura bararayirekuye Junior Kameni yongera arayidevi noneho wabonye ko Samiri bahinduye ntabwo bashatse Atiso uri ku ipoto rya kabiri ubusanzwe Kabanga yitaga yiransa kuri Atiso wa nyuma ikintu bayizanye noneho ku cyo twita niya post ipoto rya mbere dore mwereke noneho ikiza cyari kirimo nugerageza kureba nta muntu yatandaga ko rero bukine premier poto kuko nureba bano bakinyi hafi babiri cyangwa batatu bagomba ese ajya kumarika Atiso bose umwe yagiye kumarika Atiso ariko bose bari bafunze icyo bita zone nta wagiye kumarika umukinyi uyu tatu ateye umupira bose nawe yatandaga ko Rayon Sport yakina baro premier poto ubwo niba bavuga ko bari biyikine ashaka rutayizamu cyangwa akayikina ashaka fa post niyo mpamvu mu migongo yabo kumarika zone bari bahagaze kuri uno murongo usa n'urinda gardien avuga ati nayitanga hasi tuhita tuyirenza yego ubwo asaka bari imbere ya gardien wabo ntibitaye kujya kumarika umukinnyi wa Rayon Sport wari wagarutse inyuma gato ikintu nakubaza ubwo nibyerekeye ko Charles Akono mu buryo bwo kwiga Rayon Sport yigiye kukuvuga ngo iyo Kabanga hinduye imipira aje bacungana na wa muntu witwa Tisokojo bikubakirana none ku kintu kimeze gitya uyu musore Junior Kameni biranagaragarira muri aya mashusho abantu babirebe neza abadefanseri babiri bose b'ikipe ya Gor Mahia bari bibanze kukuvuga ngo turafata uyu musore witwa Kameni byane twavuze ngo ntabwo ari umukinnyi uburinzwe n'umukinnyi umwe w'umudefanseri kuko yaba nimero 4 Mike Evans Kibwage na nimero 5 Frank Onyango Diambo bahagaze neza bafashe witwa Kameni ari nabyo byatumye witwa Erita tu wakinnye umupira aba libre wenyine ubwo ngo abakinnyi babiri bahugira kumwata kumwe ananda Tisokojo usangana nimero 2 yasotse kuza kunganira aba defenseur centrale asigara wenyine wabonaga ko nono Charles Akono avuga ngo Kameni tube tumufashe nawe Ochoga ugumane na Tisokojo birengagiza kwa kwiga nono kuri ya Rayon Sport isanzwe itsinda muri bwa buryo rigani yavugaga wabonaga nono ko hari ingingo yakoze iki yabahindi aje mu bwenge bw'umuntu wari ufite umupira kuko ubundi ubusanzwe kuri situation nk'ingi mu mupira w'amaguru ni gutya bayidefanda udefanda zone kuko ubizi ko ari buze guhindura centre ashaka umukinnyi muremure kuruta abandi mu bari kwataka hanyuma ikintu yakoze yabahinduriyemo yatanze umupira mu mugongo wabo abona umuntu wa Animak wahise wica ibyo bari bapanze byose umupira w'amaguru wani Krufuri yavuze ngo gukina umupira w'amaguru biroroshye ariko ibikomeye no gukina ibyoroshye urumva abantu bose bafite umupira hano atera igisantre avuga ati hari n'uvuga ngo reka ngikubite ngo baritsinda ngo ngushaka ngo kugikoraho nawe ngukitsinda ariko we yahise areba umuki utarufite umumaritse nawe abikora neza mu bwenge atera umupira ugendera hasi birangira Kamena udeviye bisanga igitero cyaje aha ngaha amakosa y'abakinnyi nyine kuko football ni JDL urabona ko nimero 8 agiye gukinira itatore ko yamaze gutanga umupira uribaza ko ndi mukaseri ahagararanye n'umusifuzi wanyu uburyo bahagaze na ababori basigaye bakijya muri box abo basigaye inyuma aba babaraga bakavuga ngo reba aba mirere kiperatere abantu bihagarariye ati safite umuntu mufite hari umukinnyi hari abakinnyi babiri bamaritse zone uyu wegereka Bange nuri yaundi uhagaze imbere ya Junior nimero 11 na nimero 3 bafashe Kabange bafite umuntu arufite Kameni yego umuntu wakoze ikosa ni nimero 8 agombaga kumarika yego nibyo mvuga bagomba kandi none mu mirere kiperatere muri situation nk'iyi niba aba defenseri bawugiye kumwataka deja nimero 6 yita wegera ujya no guhagarara hafi yabo ba defenseur usanga uhagaze hagati yabo ubwo n'uburyo rero ngira ngo bw'igitego cya mbere rigani yarimo gusobanura kwanza kuvuga
abantu ntibakumve ngo uku nguku tubivuga ngo hari ingingo abayavuganye n'abakinnyi icyo bita 100% ko bizagenda gutya ntabwo mu mupira ntabwo ari ubuhanuzi hahandi bavuga ngo Ruvuyanga mbonye Imana ikubakira urugo kandi koko ikanarukubakira ati mbonye Imana iguha umukobwa ati n'ikimenyetso azaba ari umukobwa ufite ikibibi mu mugongo koko shero wawe ugasanga aragifite ntabwo ariko mu mupira bimeze si ijana ku ijana twaganiriye n'abantu bacu tubabwira uburyo muri football iyo utoza ubuze ubushobozi bw'abakinnyi bawe ukabwa ngo exit za baro zacu zizajya zibera hano niba twibukiranya muri Sekafa iki ni igitego cya gatanu cyubakiwe kuri couloir y'iburyo ya Kabange n'ikimenyimenyi na assist ya 4 ni na assist ya 4 ibyo rero ni ibintu bitaza nk'impanuka ibyo ni ibintu bitoza bakavuga ngo aho twakubakira ibitego naha noneho ganijura abantu bavuga ngo kuki badatera cross woje usigara muri rest defense kuko ni mwiza muri crosses ko kurusha noneho icyo gusa bagenda batwistinga cyangwa bahindura no kuvuga ngo equipe nyinshi zidefanda premier poto ibyo bintu hari ingingo twarabivuze kwa kane ambwira impamvu iteka bagomba gukina deuxième poto aranambwira ati ntungwe no ko harabibonye atariko n'ubundi natwe turabizi ko na Gol Mahia yasaba ntabwo twakora ibitego bitatu bituruka kuri deuxième poto hanyuma ngo ize muri match itabizi neza ko turangiriza action zacu kuri deuxième poto icyo we yahinduye rero mu minsi ibiri ari nacyo yavugaga ku bakinnyi be yishimira hari ingingo yavuze ibintu bibiri ku bakinnyi ba Rayon Sport kandi maze kubona ko ari byo koko yavuze ngo ikintu cya mbere yishimira afite abakinnyi afite icyo bita comprehension kumva neza icyo umuntu avuga niba mwibuka twiga Samira rukuno bavuga ngo bagwaga umwandiko warangiza bize mu gifaransa comprehension du texte kumva umwandiko hariya mu Kinyarwanda babyita gute mana no kumva umwandiko barakuvuga ngo kumva umwandiko none mu kumva umwandiko bakakwazaho ibibazo ese Ruvuyanga no wanyabwishongweze ubwo byari biri mu mwandiko Ruvuyanga Emmanuel nkuru nziza vucya nyabwishongweze ibi ni akabazo nka arigiye mu gifaransa kubazana personage ngo wenda nk'eshando zavuzwe mu mwandiko cyane ari nibyo nakundaga noneho nako nangaga byabaga bikomeye ibyo ntibyabaga bikomeye ari ibindi byabaga bikomeye bishe nko mu gika cyo hasi oya byo kugufatira amagambo akomeye arimo no bakakuzana mu cyo bita inyungura amagambo mu Kinyarwanda ariko babyitaho n'inyungura amagambo ngo vuga ati sobanurira hato niki sobanurira mu magambo magufi y'Ikinyarwanda yumvikana so icyo rero hari ingingo ntikimugora kuba afite abakinnyi bumva vuba iyo ni qualité by the way kwigisha abakinnyi mu gihe gito nk'iki ngiki Rayon Sport yakoresheje cya precision bakabasha kumva icya kabiri yavuze ko abakinnyi bagira icyitwa complementarité ubwuzuzanye ni qualité ikomeye cyane kuvuga ngo aho intege nke zaganijuru ziri mu gutera crosses Kabange hafite imbaraga mu gutera crosses mu yandi magambo ganijuru itakubyo kudefanda cyane usigarane n'aba center back kugira ngo tugere ya rest defense ya defense isigara babandi basigara bugarira kugira ngo ikipe nitwa ku mupira itaza gusanga inyuma twese twavuyeyo ariko nawe Kabange zamuka nawe icyo ugiye gukora cyo gusatira ugikore neza niyo mpamvu rero bavuga buriya nta utakoze inshingano ze neza hari abantu bahita ngo ganijungu uruhande rwe ntirukora oya rukora mu cyitwa rest defense hari n'ababyitiranya ngo inshingano akora neza ni ukugarira oya nukuvuga ngo buriya iyo uriya yova arapinza akazamuka Kabange igituma babasha guhagarara neza nuko umu center back umwe ajya kumukuvura ni Didier akajya kuri kabiri Charles agasigara mu mutima wa defense hanyuma Jingale cyangwa Muderi agasigarana nawe Muraxe hanyuma Oganijoro agafunga kuri gatatu uziganijoro azamutse n'uyu ngo akazamuka byaba bisa na Kabange kazamuka byaba bisa n'ibyo Rayon Sport yatsindishije Jamus buryo ikintu Jamus idakora niyo balance nuko kuvuga ngo abazamuka ni bande abasigara ni bande kubijara neza icyo rero yo complementarité nanone bayibikubitanye Jamus ejo pe yego rwose yagenderaga rimwe witwa Thomas Eka ukina kabiri azamukana n'undi mutipe yitwa Tekrar ubushize araho bamushimye ngo kugerayo yengwa gatsinda ibitego urakuze cyane none se ko futbol espace muragerayo mwese musige inyuma harangaye barabagarukana babakubita erega si kubusa umupira w'amaguru wahimbwe n'abasirikare
ni urugamba mu zindi agomba none se bakubwira ko abasirikare bagendera rimwe ukajyana yose mukagendera rimwe ya batayo iza gutanga umusada bayita ngo iki ya batayo basiga ngo iza gutanga umusada ntabwo ujya wumva mu rugamba ahubwo hari n'indi style y'imirwanire yitwa gerira aho banza ugashora abantu bakeya abantu bagatekereza ko wabashyize muri ambushi abandi bakaza nyuma ahubwo ari bo bashyira muri ambushi nabyo bibaho mu mupira no mu Bwongereza unarebye dufate ibyo nka Man City uruhande rw'iburyo rwa Man City rurataka urw'ibumoso rukadefanda uruhande rwa Semenyo uzarucunga nirwo rukorerwaho ibitego byinshi ariko ku gice cy'ibumoso cya Doku icyambere ashinzwe no kugumana umupira kugira ngo equipe yire group ntabwo wafata impande zose zatakira rimwe wazajya utsindwa cyo wawe wenda watsinda nka 7 ugatsindwa nka 8 cyangwa 9 ntabwo ikipe yagendera rimwe ikitwa rest defense ni ikintu gikomeye mu mupira w'amaguru w'iki gihe ugezwe igice cya mbere numva ngiye mwagisobanuye mu buryo bwa nyabwo Rayon Sport uburyo yakinnye n'uburyo yubatse igitego cya mbere cyabonetse mu minota 45 bajya kuruhuka abareyo bishimye abareyo baririmba baragaruka mu minota 50 n'ingahe bari bishyuwe yego iminota 10 gusa kuko bagitsindwa ku minota 55 Sirengo yongera gukora nk'ibyo yakoreye kuri APR avanye bari bumoso akurura abadefanseri arabacenga bagarura muri boxi arekura umupira wagenda unyura mu kwaha k'umuzamu Dande Junior umupira ujya mu izamu kuva bishyurwa mu by'ukuri hari ingingo asa n'uwahinduye ibintu nabwo yasimbuje benshi batemezaga uburyo yabikoze Rayon Sport iragorwa mu minota 55 cya kabiri njya ndibaza nti kubera iki byagenze kuriya batsinzwe igitego bakoze ayahe makosa hari ingingo gusimbuza kuriya ese byari bikwiriye mu baganiriza igice cya kabiri uburyo Rayon Sport yitwaye n'uburyo Gor Mahia yagikinnye reka dufate igitego kiroroha duhereye aho igitego cyahereye nibyo byiza ushatse reka mbanze nkubwire impinduka yarakoze umutoza wa Gor Mahia yakuyemo uyu musore witwa Paul Ochogo ukina kabiri ahita ajyana uyu musore Sakari Samiri aratwibukije ko ari umwe mu bakinnyi bashya baguzwe yaguzwe mu ikipe ya Polisi Polisi yatwaye igikombe cya shampiyona 2024-2025 iri kumwe na Etienne Ndayiregisha hari no simbuye ngo wakinye muri AS Kigali numiwe noneho haza umusore agene bamunyerekaga twarebanye se ko ari muri VIP urumva icyo bari bakoze uyu musore mbabwira winjiyemo witwa Brighton Otieno Onyona wahise ajya kuri gatatu n'umwe mu basore bihuta cyane bakinira imbere ariko niba mubyumva neza Sakari yarahengetse mbere murumva icyo kintu yamamvu baze kugaruka kuri izi mpinduka abantu bonumve igitego cyavuye yavanyemo umukinnyi waruhengetse kuri gatatu ari umukinnyi wo kuri kabiri ahita ajyanamo nono character umukinnyi w'imoso ukina kuri gatatu unagerayo cyane witwa Brian Otieno Onyona nabashije n'umutaramu wo muri Kenya muri bari abataramu babari abazanye na equipe kenshi bari match aratubwira ati uyu mukinnyi Brighton Otieno Onyona kenshi afiki n'umutoza Charles Akono muri cyagiye equipe itangira itegereza cyangwa se ibanza kurindira ngo ibone imikinire yawe badashaka kwirekura ngo bakwatake waba ari kugera yawe yakimipira ageze nandi mu mirongo y'abawinga niko akina Brian Otieno rero abanza yo Sakari wa mukinnyi kina defender cyane none yavuze ati ntacyo nsigaje nkeneye none gutangira kwataka azana Brian Otieno Onyona ari narwo ruhande ruriho nderiga watsinze igitego wa mukinnyi wambara karindwi ugerayo Musa Sabuni Sirengo kuri kabiri ahazana Sakari mwiza tubwiraga parikuru ya muri Polisi batwara igikombe muri Kenya nawe urumva ko n'uruhande rwo kuri kabiri bageragayo none ajya gukina 4-4 Diamond yahise uyu musore wambara nimero 30 Ebenezer Asfoa ahita ajya gufasha Paul Okoti Odiambo bivuga ngo yatakishaga babiri abawinga babiri bagerayo none na fullback be bageragayo urakoze Didier nadusubize gato kuri YouTube radio ishusho ndagira ngo mubanze murebe iyi action mbere ko aterura umupira no mu defenseur uteruye mbere ko Orange mbere ko asa n'udegaja urasubira inyuma gato Rayon ntago yigeraga isensinga iyi danger yaturutse ku ruhande rw'uburyo rwa Kabange biroroha cyane ndashaka ko wa mu defenseur uri budegaje ufite turanze turebe icyo bita position nubireba Rayon Sport urabona yasohoye abakinnyi bagiye gupressinga bari barimo Kameni ndabona abasore nk'aba dore uko neza uyu oya
dore ukuntu imeze uyu nguyu ni Rutahizamu Kameni nimero 10 wamubonye Issa Jigwiba yego abo babiri ko ari babiri hari uriya wundi uri mu kibuga ni Eritatu Eritatu wamubonye yego apisodore ubwo nguyu hano hepfo okay aba bakinnyi ubwo urumva Kameni Jigwiba ndetse na Eritatu uko ari batatu bari mu kibuga cya Gor Mahia abo nabagiye gusasha baro kugira ngo idasohoka muri defense ariko rero yari hagaze neza sofa reba Jingale urebe Muderi Akbar urebe na Atiso bari bakoze icyo bita block media bari batatu hagati kandi urebye distance iri hagati yabo n'abataka bagiye gupressinga ntago yari nini harimo compactness bari bahagaze neza ku buryo nta danger bari kubona icyo rero mu defenseur yakoze cyiza nimurebe mu defense nimurebe umukinnyi yitwa Kabange yari yasigaye Kabange yarebaga aho baro igiye guturuka kuruta kureba umukinnyi Amaris niho habaye imikosa nango Kabange yitaye cyane kuri baro kuruta kwita kuri movement z'umuntu amakinzi kandi Sirengo arihuta cyane ni saso nimunabyibuka ikintu hari ingingo yanavuze kwa kane yaravuze ngo Gor Mahia tuzi ko dukina kimwe ikoresha impande kandi ubwo stade Amahoro ari nini cyane bizaborohera ko bafite abakinnyi bihuta cyane umukinnyi wihuta akunda ko ikibuga cyaguka acyagura agira ahantu ho kwirukanyira so nubireba Sirengo yahejeje neza ikibuga ari ku murongo barengurira yari yamaze kugenda akibona ko bafashe umupira kandi we yari yiteguye yamugani gusabira mu mugongo mu defense ko Kabange yabona ko Kabange afite intention gusa nuwigira imbere babarayirashije deja Kabange urumvano byapfiriye natakaribira musakongera guhindukira yatangiye kwiruka Kabange atarahindukira Kabange nugango yarebaga umupira uri guturuka mu gihe umupira uri kugwa mu mugongo inyuma ye tayari urabona muri mu bari ahisa musiga direct n'ushatse warikora Didier Sava urabona icyambere wanze ureba icyo bita first touch nicyo kikwereka ko Sirengo ari umwataka ubundi iyo ni umuwinga wuzuye baro ye ushatse wa stopa icyitwa first touch ni ikintu giteye ubwoba ku mukinnyi ikintu cyitwa uburyo wamurutsa baro uburyo ufunga umupira nango yafunze baro ahita yipasa urebe kurefunga ni control orienté reba mu moso tap baro amortisuma reba ukuntu agiye kwifunga ahita akomeza ayishyira mu ndyo uko ashaka kandi ayijyana muri box aho agomba gutuza kuko abizi neza ko ikosa wamukora ryose ni penalty abadefenseri rero deja bari bamaze kuba chambarde yari yamaze kubatatanya akifunga kinjira mu rugo rw'amahina control uyu no muwinga ukenewe kabisa ikipe yose yagura wuzuye umwaka ugize muri Kenya abafana bamutoye nk'umukinnyi wabo yego nk'umukinnyi w'abafana nta kushidikanya iki ni igitego nabo ubona yuko kiri muri bwabo Gor Mahia n'ubundi ni ukugora ikina yubakira ku mpande ubundi gahereza Sirengo cyangwa undi muhinga agacenga kinjira agafrapa ni nako batsinze aperi igitego nk'iki bagitsindanye Kagege murakibuka cyane rega burani nacyo kintu cyagoye Kagege bura Kagege yatekerezaga ngo ndafata nte uwitwa Sirengo ntabwo ari baba winga bakontorora akahita ajya mu bitekerezo byinshi we akontorora umupira ugenda ngo ni control orienté amwe ukontorora fast touch ikaba nziza ariko waba abanatekereje ngo ndakwera imina gute none Kagege we yabagamaze kwiposition ivuga ngo niyamara gukontorora umupira bwa mbere ndahita mufata none mubuze kugenda we none yabaga kugezeho agucenga ahita yinjira anacyo kintu cyagoye abakinnyi b'ikipe ya Peri bari bamufasha ikindi kintu aba defenseur babiri yaba Odiambo na mugenzi we n'abakinnyi beza mu guterura baro n'abakinnyi beza mu guterura iyi mipira kubera ko ububona ko ari consigne bafite ntabwo imipira kenshi banza guca mu mediateur ngo itinde oya yaba ku ruhande rwa Adukwa munyagana ntigeze mba convaincre nawe uyu mutoza Charles Akono mu bakinnyi yabazaniye iyo urebye urugero rwiza atanga witwa Musa Sabuni ukareba na Adukwa ku yindi wingi ubona ko bihabanye cyane so igitego rero kimaze kujyamo Rayon Sport yagowe cyane yagowe kuko Gor Mahia yayatatse bigaragara ariko baratena babasha gukomeza kubloka defense ntibinjizwe igitego icyo nashaka kumva riga kwinjizwa igitego kwa Rayon Sport na Samir kuri match ya bamaze kwinjizwa igitego hari ingingo yaba yabonye ko yasimbuje mu buryo butari bwo bigatuma yifuza ko baza kugira muri extra time
oya nta mutoza buriya utegura extra time nta mutoza uvuga ngo extra time umutoza bimukundiye burya na match ya 90 na minota 45 ya mbere nta mutoza wavuga ngo nzajya nsina ngo minota ya nyuma ngo urumva aba yagerageje gukora remplacement zishoboka zose kandi atekereza ko zamuha umusaro kandi kenshi umutoza wabari minota isigaye nibyo yuzi ko ari extra time wabibarwa ati wenda byibura turinde kwinjizwa igitego cya kabiri ariko tunashaka ikitatu jyana minota ya nyuma kuri remplacement za hari ingingo nimugoroba hari zo yabayemo force nk'iya Jigiba yagomba kuyikora nyine kuko Jigiba yagize ikibazo agomba gusohokamo ariko nk'iya Muhoza Daniel yari yabonye ko tatu yamaze kunanirwa agomba gushyiramo icyo navango undi muntu ukina nkawe atavuye mu byakina kuko rega tatu na Muhoza itandukano ryabo ni ritoya nuko umwe ari mukuru mu bijyanye no kumenyera gukina kuko tatu ndumva ari nka tatu brani singa sezo ya gatanu yema nakina muri Rwanda Premier League ko tatu yabaye meilleur joueur wa championnat ukiri mutoya muri 2024 niba nibuka neza yabaye umukinnyi mwiza wa sezo Muhoza yakiye umwaka umwe bahita bamanuka avuye mu cyiciro cya kabiri nibwo yagarutse kuri scène internationale tatu yigeze gusogongera equipe y'igihugu tatu yagiye muri test muri Portugal n'umuntu nyine navuga ngo nubwo bomba ari bato ari kumwe asa nkaho yegeye hejuru no mu bijyanye na experience no kuba yabasha gufiringa pressure nayo mpamvu tatubona ko nyine we yaba muri Stade Amahoro yaba kuri Kigali Pere yafashe umupira ntiyitaye equipe ari gukina aradribura nk'ibisanzwe agakina umupira we Muhoza Daniel akinageramo no mu minota nk'icumi ya mbere abantu benshi batangiye no gushidikira bati remplacement abenshi ko tubona itari kugenda nkuko nyine twayitekerezaga ariko nibyo birumvikana n'umukino wa mbere wo ku rwego nka yakinnye yiberaga mu cyiciro cya kabiri ahura nizo za giti cy'inyoni akazihondagura aba yisanze muri Rayon equipe afana nkuko yabitangaje mu myaka 3 ishize avuga ati inzozi zanjye no kuzakina ikipe ya Rayon Sport remplacement za ingingo zagenderaga ku kintu kivango ubu ngubu ntabwo ndareba meilleur joueur byibura ndashyiramo umuntu ufite zambaraga kuko yamugeze muri minota mu mwananiwe icyambere mu mutwe yuko mukina iminota myinshi mutari gutsinda niko munanirwa mu mutwe icya kabiri munanirwa no ku mubiri kuko ibyo twavuga byose n'iby'igikombe umuntu abagishaka ariko ntabwo twirengeje ko nta kwezi gushize batangiye imyitozo ni ishanwa rya pre-season ntabwo uko yaba ameze ageze kuri june ya 15 ariko yaba ameze ari gukina umukino Rayon Sports umukino wa karindwi yakinaga muri no mwaka kuva ino champion batangira pre-season bahera kuri equipe yabo ya kabiri bivuze ngo fresher physique ntabwo bimeze na match fitness cyangwa se no kuba bamaze gushyuha byanyabyo byo gukina ntabwo bimeze nk'uko baba bimeze bageze kuri june ya 17 10 kangahe icyabaye kuri hari ingingo remplacement yakoze ni zirinda gutsindwa kandi yabigezeho